dukura mu gusenga, ariko gusenga kugatuma natwe dukura. Uko usenga Data wa twese kenshi ukibuka icyo bishaka kuvuga, ugera aho ngaho rwose ayo makomplekse yose ukayavamo, ukavuga ngo igihe icyo nzi ni kimwe, ndi umwana w'Imana. Icyo nzi ni kimwe, Imana yanguze amaraso y'igiciro cyinshi. Icyo nzi ni kimwe, mu ijuru ni iwacu. Icyo nzi ni kimwe, Data arankunda. Niyo mwebwe mwanyanga, urwango rwanyu ntacyo ruzantwara. Jewe hari ikintu kimwe nzi, mfite Data unkunda kandi niwe utegeka ijuru n'isi. Ukajya ugenda ufite confidence. Niba abakristo bashoboraga kubyumva, uyu munsi rero turiga ku magambo avuga ngo ntuduhane mu bitwoshya ahubwo dukize umubi. Haleluya. Ntuduhane mu bitwoshya ahubwo dukize umubi. Niyo nise amasengesho y'urugamba. Buriya nkuko twagiye tubyiga, abakristo benshi ntabwo twabigishije gusenga. Ashwe ntabwo twabigishije gusenga pe. Iki ngiki umuntu ashatse yakivuga. Nigisha abapastori hariya ku ishuri ryacu rya universite, umupastori yigeze kudutera urwenya ndimo kubigisha iryo somo nyine ryo kwiga gusenga nk'umushumba. Noneho adutera urwenya aratubwira ngo umupastori ngo yagiye ahantu ngo basanga umuntu yafashwe n'amadayimoni. Noneho bamubonye baravuga ati tugize Imana, pastor araje, pastor hano hari umuntu yafashwe n'amadayimoni, turagira ngo uze umusengere. Aravuga ati rero ati buriya bigora pastori ati gusenga atambaye kora, adafite ikanzu ye, adafite na prayer book. Rero uriya iyo ubishyize mu bintu bya liturujia ukavuga ngo ubwo ntafite ikanzu yanjye simbe nambaye kora, ntabwo biri bukore, ubwo biba byagupfaye. Kuko Satani hari umunsi azanagutera uryamye wambaye robe de nuit cyangwa wambaye pijama niba uri umugabo. Umugore uti rero Satani witonde gatoya, mbanze nshyiremo ishati yanjye, nshyiremo na kora, hanyuma nze tubonane. Waze ko nje pastor wazambara kora, umukristo wazambara iki? Azazana Bibiliya yizunguze tu. Ubwo nababwiraga ubushize abantu bajya kwirukana amadayimoni, agafata Bibiliya agatangira akayizunguza, bagatangira bakayikubita umuntu, bakamuhondagura na Bibiliya. Ndakubwiza ukuri, iyi Bibiliya uyifashe mu ntoki gusa ntishobora gukanga Satani. Hari n'abantu nyine bavuga ngo Satani ngo buriye ngo jewe ngo niyo nazunguza agahera. Satani uzunguza agahera yahagaze imbere ya Yesu. Kandi umunsi Satani yaje ku munsi wa nyuma, tekereza Yesu amaze iminsi 40, kandi we ntabwo yaragiye gushaka umwuka, yagiye yuzuye umwuka. Kuko biratubwira ngo umwuka yamujeho mu ishusho y'inuma, ngo amutambikana mu butayu ngo kugira ngo ajye kugeragezwa na Satani. Haleluya. Aragenda Satani aravuga tumva uyu mugabo nzamuhengera ku munsi wa nyuma, inzara yamugejeje hasi, yamunogoye, nanjye nze munangure. Araza aramwegera aramubwira tumva rero ndagira ngo nkugire inama. Kuko ubundi burya Satani turaza kubibona, strategy ya Satani we ni ubujyanama. Ntabwo Satani akoresha gahato, ni umujyanama. Araza akakubwira ati ariko buriya ntabwo ubona yuko urimo guhomba iyo udakoze gutya. Akakubibamo igitekerezo akigendera. Muzarebe Adamu na Eva, ntabwo Satani yashyizeho agahato, kuko arabizi iyo utangiye gushyiraho agahato umuntu arabibona ko hari ikintu kitagenda. Kandi by the way hari ikintu kimwe nabonye, burya n'abashukanyi niko bakora. Umwesikuru uzakweskoroka neza arabanza akakumenyereza. Umva mbwira abakobwa bicaye umuhano, umwesikuru w'umuhungu uzakurya, ko numvise barazanye terime ngo nukurya abana, basigaye ari amavampire cyangwa ni ibisimba. Umwesikuru uzakurya ntabwo azaza kwihutisha, azaza rwose yigenza ahura kure aterega jewe ati ndi umwana mwiza buriya, ati nta nubwo mera nk'abandi, atoya ati jewe rwose ati nzana kubaha,
ati nzakubahisha, ati ibyo ushaka nibyo nzajya nkora. Abanze kuko buriya n'abanyarwanda bacaga umugani ngo nujya kwica ubukombe arabanza akabwagaza akabugusha neza. Satani niyo strategy ye. Satani ntabwo ageza aze atugatuga, we ngo aza nka marayika w'umucyo, aza agaragara neza, ariko kadoze zirimo uburozi. Akaza rwose akaguha igitekerezo, utekereza. Reka twaruke kuri Adamu na Eva, nibo nari ntangiriyeho. Satani yaraje areba Eva, aravuga ati ariko uyu mugore umuntu ashobora kumugira inama. Aravuga ati ariko buriya Imana yababwije ukuri kose ku bijyanye n'iyi ngobyi ya Edeni. Undi ati rwose, ati buriya, ati hari akantu numvise muganira, hari akantu numvise muganira ngo Imana yaravuze ngo ntimuzarye ibi biti byose. Urumva amuteyemo confusion, amuteyemo, aramucanze. Imana yaravuze ngo ntimuzarye ibi biti byose. Urumva mu magambo Imana yavuze, icyo Satani yakoze yagize ati yongeyemo inyuguti imwe gusa, kuko Imana yo yaravuze ngo muzarye ibi biti byose. Afashe interuro ya mbere ntiyongeraho iya kabiri. Kuko Satani yagiye kugushuka. Muzarebe burya n'abantu baza n'ubuyobe mu itorero ntabwo bavuga amagambo yose yuzuye. Nigeze kujya impaka n'umwe mu bantu, ntabwo ndimo gusebanya, sinshaka kuvuga izina rye, ariko bwaba bizi baraza kumumenya. Umuntu ukunze gufata abapasitori akabacanga pe, akagaragara azi Bibiliya. Turicara nabwo uyu mugabo henga nze mucanguri, atangiye gucangacanganya. Ndamubwira nurabizi, ntuzongere kujya impaka. Ujye ujya impaka n'abapasitori batasomye Bibiliya, kuko reka nkubwire iki ikosa ufite. Ufata agace ko muri Bibiliya ukakavugisha ibyo ushaka, ukongeraho akandi ukakavugisha ibyo ushaka. Umuntu utazi Bibiliya neza ukamucanga, ariko ntushobora kuncanga. Bene iyo mikorere nizana ubuyobe. Hanyuma hari excuse ati ariko murabona umuntu w'umusaza nk'uyu abantu bose bubaha, ati ntabwo mwajya mu bintu by'impaka. Kuko buriya abantu bose, bamwe njya mbumva bavuga abantu bose muzumva ngo bacanze abantu. Azana agace k'umurongo, akongeraho agace k'undi murongo, akakavugisha ibyo Bibiliya itavuga. Wowe waba utabizi ukumva afite ukuri, kuko iyo mirongo yose iri muri Bibiliya. N'abapagani barabikora. Reka mbahe ingero nk'ebyiri. Umuntu araza akakubwira ati ariko biriya byanyu mwirirwa ngo mu nsengero mwagiye gusenga, ati Yesu si we wavuze ngo saba avuga ngo data bazajya mu bwami bw'ijoro, agashyiraho akadomo. Ntimujya mwumva iyo mvugo? Akuyemo agace kamwe, ariko iyo yongeraho agakurikiyeho ngo saba avuga ngo data bazajya mu bwami bw'ijoro, ahubwo ni abakora ibyo data ashaka. Kimwe mu byo data ashaka aravuga ngo ntimukirengagize guterana kwera nk'uko benshi basigaye babikora. Ariko iyo akase gutyo aragucanga iyo utazi Bibiliya neza cyane. Umuntu bigeze kumubeshya, bene abo bayisikoro b'abahungu nababwiraga, araza aramubwira ngo biranditse muri Bibiliya ngo ntukarerege mwene so ngo umubwire ngo ugenda uzagaruke ejo, ngo kandi ibyo gusaba ubifite. Imana ishobora kwivuguruza ikakwemerera gukora ibyaha ikoresheje umurongo muri Bibiliya? Abeswa, umva, nabaha n'iyindi mirongo myinshi abantu bajya bagoreka bakayivugisha iby'Imana itavuze, kuko niko Satani akora. Aragenda, banza wumve, reka twigumire kuri ibyo ngibyo bya Adamu na Eva. Eva, Imana yaravuze ngo muzarye ibi biti byose uretse kiriya giti gitera kumenya icyiza n'ikibi. Satani araje akase agace ka mbere, aravuga ngo Imana yaravuze ngo ntimuzarye ibiti byose. Eva atangira kujya ngo ngo ntabwo ariko yavuze, ngo ahubwo yaravuze ngo tujye turya ibiti byose uretse kiriya gitera kumenya icyiza n'ikibi. Ati nari mbizi, kiriya yababujije nicyo kirimo ibanga, kiriya nicyo kirimo ibanga.
kuko umunsi mwakiriye muzamera nkayo. Satani arigendera abibye igitekerezo. Urumva ubundi Adamu na Eva kiriya giti bagihungiraga kure kuko bari bazi yuko kibujijwe. Hanyuma ngo Eva yajya mu gusoroma imboga cyangwa imbuto akanyura imbere ya cya giti, akabanza akahatinda ngo akakireba, ngo akabona ari cyiza. Umunsi ukurikiyeho akagaruka akaza akakireba, ngo akabona ari iki gikundiro. Umunsi ukurikiyeho akaza akakireba, ngo akabona cyatera umuntu kumenya ubwenge. Hanyuma umunsi ukurikiyeho arambura ikiganza aragisoroma ngo aryaho aha n'umugabo bari kumwe. Ntabwo kugwa kwa Eva kwabaye uwo mwanya, yamutwaye igitekerezo cyamutwaye buhoro buhoro. Ariko burya birashoboka ko na Satani yajyaga aza kunyira ati yego, kuko Satani we n'ubundi yari yaciye mu nzoka, ariko yashoboraga no kuza kongorera Eva. Uzumva ijwi rikongorera. Buriya abakristo nibo bajyaga babyumva. Uzumva ijwi rikongorera rikubwira ibidakwiye, rikubwira iby'Imana ibuza, ariko rikakongereramo n'umurava, rikakongereramo n'umwete, rikakubwira ko bifite umumaro, bikakubwira ko bizakungura, bikakubwira yuko hanyuma wazagera aho ngaho ukajya mu cyaha. Niko Satani akora. Niyo mpamvu biratubwira ngo duhagarare tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, ngo kuko ajyaza yishushanije na marayika w'umucyo. Bari muzi ikintu, buri ibyaha byinshi muzagwamo ntabwo muzabiterwa n'abapagani. Oya, ibyaha byinshi abarokore bagwamo babiterwa n'abantu bizera, bazi yuko bakijijwe. Kubera iki? Satani aca mu muntu ugaragara umwizeye ko ari mwene so, akakugusha mu byaha pe. Nagiye mbibona mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mwene so akaza ati rwose, ati cyane cyane abakora mu mafaranga, mwene so mu mafaranga akaza ati rwose, ati ingeragereza nerega nanjye nayakozemo igihe kirekire, nayoboye abantu benshi. Kambaho urugero rumwe kuri ibyo ngibyo hanyuma nkomeze ingene. Umuntu araje arambwira ati rero buriya, kandi mwene data aje arambwira ati rero buriya namenye yuko hano nari ngikora mu muryango witwa AAA, twagiraga amafaranga menshi ko abaparitoneri bose twakoranaga batwerezaga amafaranga akaza mu mayero cyangwa mu madolari. Ati buriya rero hari ukuntu umuntu acisha amadolari i Dubai akaranguramo ibintu bikaza byagera hano, ukayacisha i Dubai ukaranguramo ibintu bikaza byagera hano mukagurisha, cyangwa umuntu akaguha mu manyarwanda utagombeye kuvunjisha. Ndabwira nti uracyari mwene data? Atari kuvurima ati atuguse hari ikintu hari cyaha kirimo. Ati se ubundi amafaranga ntimwa muzayavunjisha? Ndabwira ndeka nkubwire, ubwo se uyacishije Dubai hanyuma bya bicuruzwa bakabifatira mu nzira, uyacishije si Dubai nawe ukayakurikira ukigendera ngo ya. Ndabwira ndeka nkubwire impamvu ibyo bidashoboka hano. Ni twebwe buri faranga ryose riraza rigaca muri banke tukayavunjisha, nabyo tukabyandika, kuko bazaza kutwodita barebe niba amafaranga yaje ahuye nayo twavunjishe anahuye nayo twakoresheje. Ubwo rero ntibishoboka ngo ariko ngo barabahombeje. Umujyanama oya, abantu mwene so nabaha n'izindi ngero nyinshi, ariko reka ne kuzitindamo ko sibyo turimo kwiga. Ariko icyo ndimo kubabwira hano, watch out, ujye witonda, ujye witonda. Ariko muzajye kuri YouTube mwumve ibintu biba birimo bikorwa n'abapastori. Ni urugero, mureba abakristo bagushijwe n'abashumba. Kuki umushumba agusha umukristo? Kubera ko abamwizeye ko ari umushumba, akaba azi ndetse ko ibyo amubwira byose bivuye ku Uwiteka. Satani ugaragara nka marayika w'umucyo. Niyo mpamvu tugomba kwiga ibi bintu byitwa amasengesho y'urugamba, kuko Bibiliya iratubwira ngo igihe cyose tukiri ku isi, ngo umuntu wese wabyawe n'umugore uri ku isi ngo aba ameze nk'ufashe igihe mu ntambara. Haleluya! Ubu twese uko tungana, umunsi wakiriye Yesu nk'umucunguzi n'umwami, uba wafashe igihe mu ntambara, kandi iyo ntambara
ntabwo izahagarara kugeza wavuye mu mubiri. Halo, muranyumva? Ikibazo cy'abakristo benshi, nubwo tuvuga ngo turi mu ntambara, ngo turarwana na Satani, bitwara nk'abari ku kibuga cy'umupira. Muzi aho intambara itandukanye n'ikibuga cy'umupira. Iyo uri mu kibuga cy'umupira kigira amategeko. Iyo ugiye gutera umupira bakagukandagira, arbitre arasifura, ndetse iyo bagukandagiye nabi atanga ikarita y'umuhondo, byaba ari nabi cyane agatanga y'umutuku. Ariko mu ntambara bakurasa amaguru, bakurasa igihimba, bakurasa umutwe, bakurashisha misile, bakurashisha isasu risanzwe, bagutera grenade, icyo bakurashishije cyose, aho bakurashe hose, nta tegeko ribaho mu ntambara. None ukabona abantu baragenda ngo Satani ngo yanshutse. Ngiye mbwira Kristo, ntimukambwire ngo Satani yagushutse, wari ku kazi. Halo, ntuzongere kuririmba indirimbo y'ubushobozi bwa Satani, kuko twebwe twahawe mission, nibyo turimo kwiga. Bibiliya tubwira ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Iyo rero mbwiye ngo Satani yagukubise hasi, ndabwira n'undi wari umutegerejeho iki kintu uretse kugukubita hasi. Ibyo byo ntukirirwe bimbwira ngo ni Satani wanshutse. Satani yagushutse, ubu neza ashinzwe gukora iki? Ariko ndaje mbereke yuko ubundi twebwe dufite imbaraga, dufite ubutware, dufite intwaro, dufite ibyangombwa byose. Amagambo twigagaho, ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo udukize umubi, kuko arahari. Aya Yesu yayashyizemo kugira ngo atwibutse ko uwo mubi ahari. Reka ngaruke inyuma ho gatoya, mbanze mbahe samari kuko turi ku munsi wa nyuma. Murabizi hari utuntu tumwe abakristo bakwiye kumva. Ariya masengesho ane ya mbere twabonye, data wa twese uri mu ijuru, kuramya Imana, sivyo? Izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, gusengera ubwami bw'Imana, kubwiriza abanyabyaha ubutumwa, no gusenga ngo natwe ubwacu twinjiremo neza, tuba abaturage bo mu bwami bw'Imana. Hanyuma uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, gusengera ibyo dukena. N'irya kane, uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Ayo masengesho ane nayo kutugarura muri climate, muri klima ya Eden. Kuko Eden yarangwaga n'ibintu bitanu. Icya mbere, Eden yarangwaga no kubana neza n'Imana, harmony n'Imana, sibyo? Icya kabiri cyarangaga Eden yari imibanire myiza y'umuntu nawe ubwe n'abandi. Adamu na Eva rwose batarakora icyaha bari bafite ama confidence menshi, bagendaga ngo bambaye ubusa ntibakorwe n'isoni. Buriya ntabwo abantu barumva icyo ririya jambo rivuga, kwambara ubusa ntukorwe n'isoni. Si uko bari bamba ubusa mu buryo bw'umubiri, uretse ko nabyo bishoboka ko ariko byari bimeze, ahubwo nta kintu na kimwe bari bifitemo cy'isoni, cyo kwisuzugura, cyo kwigaya, cyo kwiyanga. Bagendaga bafite confidence. Natwe iyo turi muri Kristo Yesu, baratubwira ngo twagombye kwibabarira, tukiyakira, tukikunda, tukajya tugenda ufite confidence. Yewe ndatangara cyane, abantu benshi bambaye ubusa. Umuntu yireba mu ndorerwamo, ariko Mana, uyu mutwe wanjye rwose usigaye urimo gushiraho umusatsi, agatangira kwiyanga. Abandi, uyu n'umutwe wanjye utangiye kumera imvi nyinshi, agatangira kwiyanga. Umukobwa, mwebwe ndanabakunda cyane, mwebwe pe, akaza agahagarara mu ndorerwamo, agahindukira akireba, menyera agahindukira akireba. Najyaga mbibona nkikorera hariya hejuru, kubera ko vitrine yaho wenda bizatuma bamwe mutazongera no kubikora. Vitrine yaho kubera ko iri tente, iyo urimo imbere ubona ibibera inyuma, ariko abinyuma ntibaba bakureba. Noneho ukabona umuntu kaza akikunda cyane rwose, akituruna akareba mu ndorerwamo, akituruna akareba ku ruhande, akongera akituruna. Noneho burya uko wituruna uba urimo gushaka icyo uri bugaye.
uko urushaho kwihangaho amaso niko Satani azakwereka ko ariko ayo maguru yawe ni mabi. Ujye ugenda ariko ufite amaguru, ukumva umuntu aragora ngo afite amaguru mabi. Ubundi ninde ugira amaguru meza cyangwa mabi? Amaguru ni ibigendesho. Niba amaguru yawe agenda ubwo ni meza. Ikindi utegereje ku maguru ni igiki? Njya mbibabwira hano, buriya ntabwo muzi icyo Satani yadukozemo. Kwireba mu ndorerwamo, uri umugore ufite umugabo, ugatangira ukavuga ngo ariko ngo ugiye ngo mbona ngo ndi ikigunguru bigutwaye ikibundi ko ufite umugabo ugukunda tiyo ubyibushye urabyibushye nyine. Hariho n'abagabo bikundira abagore babyibushye. What's the problem? Ubundi wabaga mwiza ngo wongere urongorwe. Ariko kubera ko Satani yabidushyizemo, urireba, ntabwo umugabo wawe yigeza kugaya, nta nubwo yigeza kubwira nabi, ariko urireba ukigaya ukiyanga. Kubera iki? Ya confidence twari dufite tukiremwa yarapfuye. Niyo mpamvu buriya iyo watubwiye ngo utubabarire uduharire imyenda yacu, nkuko natwe iriya return to kugaruka muri Edeni mu mibanire. Donc ni ukuvuga ngo yewe ndaza kubabarira umutwe wanjye ko wajeho imvi, ukaba utangiye no kuzaho n'uruhara. So ni nireba niharira imyenda yuko ndimo kumera uruhara. Sinzi igihe ruzagereraho, ariko buriya njya ndubona rurimo gusatira. So imibanire muri Edeni y'umugabo n'umugore, buriya abantu benshi ntabwo ndagira ngo mubyumve uyu mugoroba. Iyo turimo gusenga ni inzira itugarura muri wa munezero, muri ya mahoro yo muri Edeni, kuko ibyo tuba twifuza ubundi twari tubifite. Utubabarira byacu nkuko tubabarira babitugiriye, utugarure muri relation nziza n'abandi. Icya gatatu, uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Muri Edeni nta bukene bw'abagabo, bari bafite imibanire myiza n'ibibakikije bikabaha ibyo barya. Ariko umunsi bakoze icyaha, Imana irababwira ngo rero ubwo mwakoze icyaha mukaba mwasabye independence. Buriya kera u Rwanda rutarigenga twarindwaga n'abasirikare b'Ababiligi, ingabo zacu zari Ababiligi, na ekonomi yacu Ababiligi nibo baduhaga amafaranga. Yego bafite ayo bakuragamo, ariko baduhaga amafaranga meze ko twari koloni, bo bitwariraga amabuye y'agaciro, bagatwara ikahwa, bagatwara ibyo bashaka byose, hanyuma bakaducungira ubutunzi, bakaducungira ekonomi. N'Imana Adamu na Eva bakiyumvira yabacungiraga byose. Ariko umunsi bayibwiye ngo turashaka kwigenga, yatwaye ingabo zayo itwara n'ubutunzi bwayo. Birababwira ngo sawa, nimuve muri Edeni mujye kwishugurikira, muzajya murya mwiyushya kuya, abagore muzabyara mubabara. Uburinganire, ndetse nubwo n'uyu munsi ari umunsi w'abagore, uburinganire bwo ni umunsi bwapfuye. Irababwira ngo kandi kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo, nawe azagukandamiza. Burya ubundi imbere umugabo n'umugore barareshyaga, biriya twirirwamo ngo uburinganire, irya n'Edeni. Muri Edeni barareshyaga, umugabo n'umugore barareshyaga. Ariko bamaze gukora icyaha, kuko ubundi Imana yari yavuze ngo mu ishusho y'Imana niko yabaremye, umugabo n'umugore mu ishusho yayo niko yabaremye. Ubundi twarareshyaga. Niyo mpamvu ubundi buryo tumaze kujya muri Kristo Yesu, Paulo yaranditse aravuga ngo iyo turi muri Kristo Yesu nta mugabo nta mugore, Kristo aba ari muri bose kandi ari byose. Ubundi w'icyo yaje gukora, yaje kutugarura muri iyo feeling ya Edeni. Ariko benshi bambe ntabwo babyumva. Niba twabyumvaga tukamenya ngo iyo Imana yakugaruye mu bana bayo, confidence yawe iragaruka. Niwe ireba mu ndorerwamo ukabona ufite amabinga, ndetse ko ngiye mvuga ko ari imisaya minini, ariko ngo ufite amabinga ni amaki. Niba utarwaye amashambo, ubundi rwose kuba ufite amatama manini, nta imisaya minini yagutwaye iki? Ngo ufite izuru rinini, ngo ufite izuru ribi, niba ritarimo ibicurane cyangwa sinizite, ubundi izuru ribaye iki? Iyo rero uri umwana w'Imana, wireba mu ndorerwamo ukavuga ngo wow, ngo reba uyu muntu Imana yaguze amaraso y'igiciro cyinshi, ugasubira muri confidence zawe.
umuntu yakureba yavuga ati ariko uriya muntu afite ukamubwira ko atari ryo wariremye, jya kubaza warishyizeho, ukagira confidence nyine. Ariko ibi ngibi bimenywa n'abakuze, kubera ko narababwiye ngo gusenga dukura mu gusenga, ariko gusenga kugatuma natwe dukura. Uko usenga Data wa twese kenshi ukibuka icyo bishaka kuvuga, ugera aho ngaho rwose ayo makomplexe yose ukayavamo, ukavuga ngo ugire icyo nzi ni kimwe, ndi umwana w'Imana. Icyo nzi ni kimwe, Imana yanguze amaraso y'igiciro cyinshi. Icyo nzi ni kimwe, mu ijuru ni iwacu. Icyo nzi ni kimwe, Data arankunda, niyo mwebwe mwanyanga urwango rwanyu ntacyo ruzantwara. Jewe hari ikintu kimwe nzi, mfite Data unkunda kandi niwe utegeka ijuru n'isi. Ukajya ugenda ufite confidence. Niba abakristo bashoboraga kubyumva, hari indwara nyinshi mwakira. Wajya wireba mu ndorerwamo ukavuga ngo ibyo byose, ubwo Umwami Yesu ankunda ndamahoro. Ukajya uririmba wumva ufite confidence, ubwo Umwami Yesu ankunda agenda amahoro. Amen. Icyo ariko nari niba kubabwira ko ari amasengesho ane ya mbere adusubiza muri Edeni. Irya mbere kuramya Imana bidusubiza mu busabane n'Imana. Irya kabiri ubwami bw'Imana buze bidusubiza mu butware bw'Imana no mu mibanire yacu n'abandi n'ibidukikije. Hanyuma uduhe none ifunguro ridutunga bidusubiza muri ya mibereho myiza Adamu na Eva bari bafite ntacyo babuze. Hanyuma imibanire yacu n'abandi uduharira ibyaha byacu. Hanyuma icyanyuma ukibuka yuko n'igihe Adamu na Eva bari bari muri Edeni na Satani yari ahari. Niyo mpamvu Yesu yigisha abigishwa yarabwiye ngo mujye mwibuka gusengera protection, mujye mwibuka gusengera uburinzi bw'Imana. Umugore witwa Rebecca Brown kera ngo yari umurozi muri bariya bagenda nijoro baguruka. Ni umuzungukazi, ntabwo ari umutanzaniya. Tseko nigeze kubona ahantu byanditse mu kinyamakuru ngo abantu b'abapfumu b'abatanzaniya ngo bajya baguruka, bakaguruka nijoro bagaca hejuru y'amazu. Noneho ngo baragurutse baribeshya, ubundi ngo hari ahantu birinda kunyura. Buriya n'indege iyo ziguruka baziha umurongo zicamo, ntabwo ziwuvamo. Indege igurutse baba bamaze kuyikorera umurongo iri bugendemo, latitude na longitude, bakayibwira ngo uragenda muri iyi dogere kugira ngo itaza kugongana n'izindi. Nabo ubundi abo ngo babaguruka, iyo bagurutse hari ahantu batanyura, birinda guca hejuru y'insengero zisenga. Noneho ngo abo bapfumu baragiye, nabisomaga ahantu byari byanditse, sinzi niba byarabayeho cyangwa barabeshyaga, ariko ngo no ku mateleviziyo byaciyeho. Baribeshya mu bwirasi bwabo baca hejuru y'urusengero, kandi ngo bari baraye amasengesho, ngo bagiye kumva bumva imbaraga zabo ziramanutse, ngo bidunda hasi, ngo kandi bari bambaye ubusa. Abantu barazabona muguye muvaye. Buriya rero hari ikintu kimwe tugomba kumenya, tugomba gusengera protection. Uwo Rebecca Brown yaranditse ngo bajyaga bagenda ngo baguruka nijoro. Abajya bakunda gusoma ibitabo bye muzabibona, ngo bakanyura ku ngo hejuru yazo, ngo bakabona ingo zimwe ngo zitwikiriye, ngo kandi zimeze nk'iziriho umuriro, ngo bakabona izindi ngo zijimye, ngo kandi nta gisenge kirimo, ngo bareba bakabona abantu baryamye kandi bo baciye hejuru. Noneho ngo baza gukora ubushakashatsi, ngo basanga izo ngo ziba zitwikiriye kandi zicanyeho umuriro ngo nizo abantu barara basenze. Ngo baza gusanga izo ngo ziba zitwikuruye ngo kandi ziri mu mwijima nizo abantu batajya basenga na rimwe. Nta protection bafite, nta burinzi. Niyo mpamvu buriya n'aba Kalebu n'aba Yosuwa bari barabisobanukiwe. Muribuka ijambo Yosuwa yabwiye Abayisiraheli we na Kalebu, yarababwiye ngo rega buriya ngo ntacyo kubarengera. Iyo ashaka ari kuvuga ngo ntawo kubarengera bafite, tuzabarya nk'umutsima ubwo Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Mu yandi magambo biravuga ngo ubwo Uwiteka yaje muri runo ruhande ntabwo ari muri ruriya, ubwo atari muri ruriya nta burinzi bafite, bariya tuzabarya nk'umutsima. Haleluya. Iki rero ni ikintu mugomba gusobanukirwa. Abantu benshi muragenda mukaryama nk'ihene, mukaryama nk'inka, ukagenda gusa ukareba televiziyo, ukumva radio, noneho haje na za smartphone
warangiza ugahirima, nta protection ushyize ku rugo rwawe. Ariko Yesu yaratwigisha aravuga ngo nimujya gusenga ujye uvuga ngo ntimuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi. Ushyire protection ku buzima bwanjye. Nubyuka mu gitondo do the same, ubwira Imana uti ndahagurutse, shyira uburinzi kuri jye n'urugo rwanjye n'abana banjye n'ibyanjye byose. Shyireho uburinzi, uhamagara uburinzi bw'Imana kuko yarabudusezeranije. Amasengesho y'urugamba ahamagara uburinzi bw'Imana, sibyo? Kuko nyuma yo guhamagara Edeni tugomba no kuyirinda. Niba wasabye umugisha, ukaba wisabiye umugisha w'ubuzima buzima, ukaba wisabiye umugisha w'imibanire myiza n'abandi, ukaba wisabiye umugisha, saba n'uburinzi bw'Imana ku munsi wose. Haleluya. Ariko niba mwabyumvaga nyamara, kuko nimwitegereza neza muri Bibiliya hari abantu bari babizi. Mwibuka mu gitabo cy'Abami cya 2 hari igihe Elisa yari hamwe n'umugaragu we. Noneho rero ingabo z'Abasiriya ziraza zirabagota kabisa, kuko umwami w'Abasiriya ngo yakoreshaga inama n'abasirikare be. Noneho inama bagiye zose zo gutera umwami w'i Samariya, umwami wa Isirayeli, ngo akazimenya. Bukeye umwami akoresha inama y'abasirikare bakora bati ndagira ngo mumbwire ninde muri mwebwe utuvamo inama twakoze zose, strategy twakoze zose, tukajya gutera aduyi yazimenya, ninde utuvamo, ninde utuneka? Baramubwira ati rega wikwirushya ngo ushakishe, ntawe utuneka. Ariko hari ahantu i Samariya bafite umuhanuzi, inama zacu abazikurikirira ahantu tutazi. Tumara gukora inama agatanga ripoti ku mwami, ngira ngo wabivuze yarashinzwe intelligence, kuko burya agomba kuba yarafite umuntu iwabo aho ngaho ku mwami w'i Samariya, umwami wa Isirayeli, agomba kuba yarafite abantu bamuha information, kamubwira ati twabimenye ibyo murimo gupanga byose nimushaka mu bireke, twabimenye. Bakavuga ati ubwo ngubwo baragendera kuri bya bindi by'ejo, ntibazi ko twapanze iyindi mipango. Baza bagasanga koko za nama bazimenye. Aramubwira ati bafite umuhanuzi utuneka, kandi ntagombera kuza mu nama zacu, ibyo tuvuga byose aba yabitahuye. Aravuga ati mugende mumumfatire, mumunzanire. Noneho baragenda bagota inzu ya Elisa, baragota byembye. Noneho barangije igihe cyo kumufata, umugaragu we arabyuka mu gitondo abona ingabo z'Abasiriya zirabagose. Abwira shebuja ati twapfuye, batugose ntawe ushobora kumenera. Elisa araseka aravuga ati mva mana, ngiye nkunda ukuntu Elisa yabigenjeje, nta nubwo yamucyashye, yarasenze. Ahamagara Imana aribwira ngo Mana ngirira neza, humura amaso y'uyu mwana abone yuko abari ku ruhande rwacu ari benshi kuruta abanzi bacu. Haleluya. Noneho ngo amaso y'umugaragu we arahumuka, ngo abona amagare menshi y'umuriro abakikije. Njya numva abantu benshi bigisha ngo Eliya ngo yazamutse mu igare ngo ry'umuriro. No, igare ry'umuriro ryaraje rica hagati ya Eliya na Elisa, hanyuma Eliya azamuka muri serwakira, igare ryari muri ayo ngaya ashinzwe kurinda umuhanuzi hano hasi. Kuko ayo magare y'imiriro niyo uwo mugaragu yabonye, nta nubwo yabonye rimwe, yari menshi. Aramubwira ati turarinzwe bene data, reka mbabwire nanjye turarinzwe. Haleluya. Buriya turarinzwe, ariko ikibazo kirimo ndaza kukibereka aho bipfira. Turarinzwe rwose, iryo ni garanti y'Imana. Iratubwira ngo nzabarinda, nzabana nabo, nzababera ubwihisho. Uba mu rwihisho rwisumba byose. Zaburi ya 91
Haleluya. Iyi Zaburi ya 91 ndayikunda cyane. Mirongo 91 tuyisome twitonze. Iravuga ngo uba mu rwihisho rwisumba byose azahama mu gicucu cyishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira, kuko ari we ugukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Azakubundikiza amoya ye kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we niyo ngabo n'icyuma kigukingira. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Uzabirebesha amaso yawe gusa ubone ibihembo by'abanyabyaha. Haleluya. Kuko ari wowe buhungiro bwanjye Uwiteka, wagize isumba byose ubuturo, nuko nta kibi kikuzakuzaho kandi nta cyago kizegera ihema ryawe. Kuko azategekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose. Bazakuramira mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Uzakandagira intare n'impoma, uzaribata umugunzu w'intare n'ikiyoka. Kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza. Nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Azanyambaza nanjye mwitabe. Nzabana nawe mu makuba no mu byago. Nzamukiza muha icyubahiro. Nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye. Haleluya. Buriya hari ibintu Imana idusezeranye, ariko igashyiraho kondisiyo ikavuga ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza. Twebwe dukunda Imana on and off. Dukunda Imana iyo bimeze neza, kandi hano yavuze ngo nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Azanyambaza nanjye mwitabe. Nzabana nawe mu makuba no mu byago. Ntiyigeze avuga ko makuba n'ibyago bitazabaho, ahubwo aravuga ngo no mu makuba no mu byago nzabana nawe, kuko azanyambaza mwitabe. Gukura mu gusenga. Azanyambaza mwitabe kuko yankunze akaramata. Kino ni ikintu tugomba kumenya. Uyu mugaragu w'Imana Elisa, Abasiriya baramugota, hanyuma asenga Imana aravuga ngo Mana humura amaso y'uyu mwana abone ko uburinzi dufite busumba kure cyane bareba duteye. Uwo ntangarira cyane mu gice cya mbere cy'icyo gitabo cya kabiri cy'Abami ni Eliya. Eliya yari yicariye ku musozi arimo gusenga. Hanyuma umwami wa Isirayeli atuma abagaragu ngo, kuko yari yamanutse mu idirishya yikubita hasi. Yari umuhungu wa Ahabu, ngo yamanutse mu idirishya ari muri etaje ngo yikubita hasi. Sinzi ibyo yari arangariye. Mujye mwitonda ntimukagwe muvuye hejuru. Noneho ngo ararwara cyane, ngo abwira abagaragu ati mujye ku mupfumu wa Ekuroni mundagurize mubaze niba nzakira. Urumva iyo nama ntabwo Eliya yari ayirimo. Araza ahurira nabo mu nzira. Baravuga ngo Imana iravuze ngo nimugende mubwire shobuja ngo urinde ujya kuraguza ku mupfumu wa Ekuroni, nta Mana iri muri Isirayeli. Ngo ariko kubera ko yakoze ibyo ngibyo ngo nimugende mumubwire ngo iyi ndwara urwaye izakwica ntuzakira. Baragenda babibwira umwami, hanyuma aravuga ati nimugende mumufate mumunzanire. Iyo nkuru murayizi mu Bami ba kabiri igice cya mbere, cyangwa ndumva ari cya kabiri. Oya ni cya mbere kuko iyo ngiri mu cya mbere. Hanyuma umwami Ahaziya amutumaho abasirikare 50 na afande bayoboye. Baragenda bageze bati muntu w'Imana ubwo washyizemo igikabwe no gukangata kwisha. We umwami aravuze ngo ngwino umwitabe, gira vuba kandi tugende. Aramureba aramubwira ngo niba ndi umuntu w'Imana umuriro numanuke mu ijuru gutwikane n'abo basirikare muri kumwe. Cyo umuriro baramanutse bose barapfuye. Hanyuma Eliya arakomeza ariyicarira yigumira mu masengesho. Hanyuma haza undi n'abandi 50 baraza nawe ati we n'abantu n'abasirikare bacu maze kwica. Umwami aravuze ngo udatindijeho n'isogonda ngwino umwitabe.
bamwe ati niba ndi umuntu w'Imana umuriro numanuke nawe gutwikane nawe muri kumwe. Abo nabo barahise. Uriya mwami nawe ntacyo yumvaga. Yohereza aba gatatu, ingabo 100 zirapfuye, yohereje uwa gatatu kapiteni. Ariko kapiteni we aza none bavuga atari kubyera byose ahantu turimo gukandagira hararinzwe. Araza ngo akigera akimubonesha amaso akubita amavi hasi ati rwose umva ubuzima bwanjye n'ubw'aba basirikare bubu bw'igiciro kuri wowe, umbabarire. Agomba escort rega burya yari afite abamarayika bamurinze bagomba kuba aribo bari bamwe gukora akazi kabo. Aravuga ati umbabarire ubuzima bwacu bw'igiciro kuri wowe. Aravuga ati hoshi tugende ubundi kare kose se iyo muza muciye bugufi mukamenya ko turinzwe. Hari umukozi w'Imana wo mu Nigeria, ujya wa Nigeria bagiramo n'igikabya cyongeramo. Umukozi w'Imana wo mu Nigeria ngira ngo yitwaga Idahosa. Umucamanza yigeze kumwibasira, aramwibasira kandi amubeshyera, aramwibasira. Aramubwira ati ndagucira urubanza. Aramwibasira aramubwira ati ariko ujye witonda, urimo uravugana n'umuntu w'Imana ntitubeshyerwa, kandi ushobora kubikora bikagukoraho. Ngo niyo Mana yawe ngo ayi challenge him. Aramubwira ati uritonde, giye ushobora kunkoreho icyo ashaka rugo utangiye kuvuga Imana bishobora kukubera bibi. Muri wa mujinya asohoka mu biro, yatsa imodoka aragenda ayikubita ku giti, kwisha n'umuntu. Kandi yari yamubwira aramubwira ati ariko ujye witonda, abakozi b'Imana tuba dushinganye, turarinzwe, ujye ubeshyera abandi ariko twebwe utwubahe. Mwibuke Mose yari yicaye mu nkambi ayoboye Abayisiraheli. Miriyamu na Aroni bari bene se. Aroni yari mukuru we, Miriyamu yari mushiki we, Mose niwe wari mutoya. Baricara baramunegura baravuga ngo ariko ngo Mose ngo buriya dutegeka ngo yishingikirije kuki, ngo siwe grand frère, jewe se sindi umuhanuzi, sije utera korasi iyo sije wateye korasi tumaze kwa mbwi buriya adutegeka dutekekesha iki. Ngo Imana irimanukira irazira bavuga ati Miriyamu na Aroni na Mose muzi imbere y'ihema byibonano, muze mumbwire we Miriyamu na Aroni mutinyuka mute kuvuga umukozi wanjye Mose? Uyu nguyu twivuganira imbone nkubone nk'uko umuntu avugana n'inshuti. None mwebwe murifashe ngo nuko mujya muhanura mugira muti murifashe muvuga umukozi wanjye. Miriyamu agomba kuba wari watangiye ikiganiro. Imana yamaze kuvuga iryo jambo bahita sese bibembe. Aroni agira ubwoba aravuga ati tubabarire rwose biriya bintu twavugishijwe n'ubupfapfa, tubabarire umusengera adapfa. Mose aramubwira ati mva, ngo aramusengera. Imana iramubwira ngo ya nagenda ajye hanze y'ingando abanze yumve yuko abantu barinzwe badapfa gukorwaho. Ariko rero ikintu abantu bajya bibeshyaho, kuba uri pastori wambaye kora cyangwa wambara umusaraba ku ikora cyangwa wambara ikindi kiranga dini, ntabwo bivuga yuko uburinzi bw'Imana bugufasheho. Kuko hari kategori y'abantu Imana muzasome muri Bibiliya kuva mu itangiriro kugeza no mu isezerano rishya. Hari abantu Imana ishyiraho ikimenyetso ikavuga ngo Uwiteka azi abe. Ngo urufatiro rw'Imana, niko Paulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, kandi handitseho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe. None uvuga izina ry'Uwiteka nave mu bidatunganye. Haleluya. Niba ushaka kuba mu burinzi bw'Imana uva mu bidatunganye. Kuko ni Zaburi twasomaga yakweretse ngo uyu muntu uzatura mu bwihisho bw'Isumba byose ni umuntu wagize Imana akaramata ke. Ngo ubwo yankunze akaramata nanjye nzamurinda mu makuba no mu byago. Hari abantu rero bajya mu byaha kumva yuko ngo nzagenda nikorera ibyo nshatse ngo kandi nindagiza asenga Imana indinde. Ntabwo ari kwikora. Niba ushaka guhangana n'urugamba rwa Satani, hari igihe Yesu yari amaze gusenga abwira abigishwa aravuga ati muhaguruke tugende, dore umwanzi araje, ariko jyewe ntacyo mfitemo, nta gapfunyika ke mfite. Iteka ryose Satani atwinjirira iyo ibyaha byinjiye. Nubona ibyaha byinjiye mu rugo, ujye umenya ko urwo rugo nta kuverture rugifite.
nubona ubuzima bwawe bwagiye mu byaha, ujye umenya yuko umutaka wawe wapfumutse, imvura izakunyagira, kandi aho izakunyagirira izaca muri uwo mutaka wapfumutse, muri uwo mwenge wapfumutse niho imvura izaca. Kuko Satani iteka ryose, niyo mpamvu muri Bibiliya Pawulo yavuga ngo ntimuhe Satani urwaho. Mu Cyongereza aravuga ngo don't give the devil a foothold. Iyo Satani ashyize ikirenge cye mu rugi, ntushobora kurukinga ngo bikunde, aba yabonye aho akandagira. Kandi iyo Satani abonye aho akandagira, aratangira kubaka ibihome akabafungiramo. Umwinjiro wahaye Satani niwe azinjiriramo. Aho wahaye Satani gukandagira, ako ngako wita gatoya niko azinjiriramo. Hanyuma narangiza aguhemukire. Kuko uru rugamba turwana mugomba kumenya uko rurwanwa. Satani yinjirira mu muryango twamusigiye, hanyuma akaduhemukira. Kandi ibyaha niwo mwinjiro wa Satani. Twarabibonye ubushize n'ejo dayeri, aho Dawidi yavuga ngo iyo mba naribwiraga ibyo gukiranirwa, ntabwo Uwiteka we yaranyumviye. Kuko icyaha nirwo rufunguzo rukingurira Satani ngo yinjire mu buzima bwacu. Iyo tugiye gusenga rero amasengesho y'urugamba, ndimo ndagana ku musozo, iyo tugiye gusenga amasengesho y'urugamba, icya mbere tugomba kumenya yuko iyo turi abana b'Imana idushyiraho ikimenyetso. Hari ahantu muri Ezekiyeli Imana yabwiye marayika ngo genda uce mu murwa ngo ukubite, ngo kandi ntugire imbabazi. Ariko abwira undi marayika ngo mubanzirize ugende, muze gusoma igice cya 8 n'icya 9 muri Ezekiyeli, ngo mubanzirize ugende ushyira ikimenyetso ku ruhanga rw'abantu batakishwa n'ibibi bumva kandi bakabona hariya. Ngo arangije abwira marayika wari ukurikiye ngo genda ukubite umurwa wose, ngo ariko abo uza kubona bafite ikimenyetso ngo ntubakure. Hari abantu bafite ikimenyetso. Niyo mpamvu mu isezerano rishya mu Befeso Bibiliya iratubwira ngo yadushyizeho umwuka wera nk'ikimenyetso. Kivuga ngo bariya bogejwe n'amaraso ya Yesu, barangije bashyirwaho ikimenyetso cy'umwuka wera. Iyo Satani ababonye aravuga ngo bariya mu bitondere, iyo bakozeho inkuba iri bugukubite ntumenye aho iri buve, amadayimoni arakuba. Narabibonye rwose, ibi byo nshobora kubabwira. Ahantu twagiye tuvuga ubutumwa, burya mwivuga butumwa ko twagendaga ibihugu byinshi, mwivuga butumwa aho twagendaga hose, ikintu cya mbere nabonye gipfumura umutaka iyo mutangiye kurwana n'amadayimoni ni ibyaha. Ndabaha urugero rumwe, njya nkunda kurutanga kuko uwo mudayimoni yanyigishije amasomo menshi. Twigeze gusengera umuntu yararimo amadayimoni hariya Muhanga kuri stade, duhera saa 11 dusenga, umudayimoni aratujujubya byembye, ariko ageze aho ngaho aratangira natwe araturondora. Tangira umuntu umwe urambitseho ikiganza aravuga ngo nawe uraje, ngo ejo bundi igihe mwiyirizaga agafuka kawe ntiwari ufitemo imineke, ntiwasohotse ukajya hanze saa 5 nk'ugiye kuri toilette ukarya imineke. Kuko Satani strategie ni ukugukoza isoni akakumaramo imbaraga. Neza mbona umuntu abaye nk'ikibabi gikubiswe n'umuriro, imbaraga zirashize, amashagaga yari afite yose bamwambika agapfukamunwa. Satani aducamo ibice, aratangira ati uriya mugabo iyo asenze ndashya, ariko abandi mwese nta kirimo. Baratangira ati tubwire mwene data uriya asenge, arakukuza abarananiwe. Ndavuga nawe uzi ko uyu mudayimoni yaduteza umutego, niwe urimo kuduha amabwiriza. Dayimoni yaduteza umutego, niwe urimo kuduha amabwiriza, niwe urimo kuduha strategy. Noneho number 1 ndige team leader, duhinduye strategy. Muzajya mukora ibyo mbabwiye, nijye uri bubwire usenga, niba waranariye n'imineke ibyo nta cyaha kirimo. We mujye ku murongo, tubanze dusenge, turamye Imana, duhamagare dushyirireho couverture hejuru. Niturangiza dukubita umudayimoni. Twakubise umudayimoni avamo, ariko aratubwira ati ariko mwataye igihe, iri joro ryose mwataye igihe.
kuko uyu mukobwa baramumpaye ni akarima kanjye. Se uyu mwana afite imyaka 4, se yararwaye aza kwivuza, turamuvura, aduha uyu mwana nk'igitambo. None mwebwe muri bandi ngo munyirukane mu gitambo cyanjye. Ikindi cya kabiri, iwabo baranyubakiye, ndatashya aransanga imuhira, dayimoni ihita ivamo. Rero ibyo nera kubabwira, buriya hari ibintu byinshi ubona, ariko urumva uwo mudayimoni ntasobanukiwe ibintu byinshi. Uwo mudayimoni yinjiriye. Erega harimo bamwe bicara ugasanga ababyeyi kera bagiye gucisha ibintu, batambye ibitambo, bagize bate, ukavuga ngo urasengera umuntu, ugasenga ukabona nta kivamo. Nawe iwabo barubatse bafite uruhimbi. Era kukubwira, uvuka ahantu bafite uruhimbi bubakiye, bizagusaba imbaraga nyinshi kugira ngo uve mu migozi y'iyo myuka. Bizagusaba kwifata wese uko wakabaye, ukanigengesera kuruta benshi batabaye muri ibyo ngibyo byaho bagira uruhimbi, aho babandwa bagaterekera, bagira bati. Nasengeye abantu benshi babanzwe bagaterekera, akambwira ati nijoro ibintu biraza bikanika. Nkabwira nyine ni ya masezerano cyagiye wikunkumura gukaba binego nyine, ubwo ni isezerano watanze. None hari imigozi tugomba guca, ariko ntabwo ari inyigisho nakwigisha umugoroba umwe. Wenda hari umunsi umwe tuzafata, nuza turebe ingabo za Satani, turebe uko zikora, turebe uko zirwana, turebe uko zirwanwa. Kuko uyu munsi turimo turiga gusenga amasengesho ya protection. Ariko mbere yuko usenga amasengesho ya protection, ugomba kubanza ukareba niba utakingiranye abajura mu nzu. Hari igihe ujya kubwira Imana ngo higeze gutera abajura, noneho bakajya baza kare, bakaza kare bakigobeka ahantu, burya amashanyarazi arakabaho. Ariko muribuka yuko hari igihe twajyaga ducana butadowa n'amatara ya peteroli mu ngo, ugasanga nimugoroba abantu twabaye hano muri uyu mujyi muri za 90 hari abantu benshi bacanaga amatara ya peteroli. Nimugoroba ugasanga abagore barahanagura amatara ya peteroli. Noneho igihe mwasize mutarakinga, umujura akaza akigunika ahantu nko mu gikoni, mwebwe mukajya aho ngaho mukaza gukinga, imfunguzo arabareba uko muzijyana. Bamwe rero burya tugira n'amakosa, imfunguzo bakazisiga muri saro kugira ngo uri uve mu cyumba kimwe cyangwa uri uve mu kindi abazaho urufunguzo ruri, naho umujura arimo arareba. Nijoro bakakingura, mwakinze, umujura ari mu nzu. Hari abantu benshi basenga ariko umujura yicayemo. Urimo urasenga ariko umujura yamaze kwinjira kera. Aho Satani azagukubitira azaca muri uwo mujura wicaye muri wowe. Urakabaka, ukunda amafaranga y'abandi, ntiwifata, urasambana, warangiza ukaza mugiye gusenga amasengesho ngo y'urugamba. Urasenga ute kandi umujura yicaye mu nzu? Banza wirukana umujura, ubone gukinga inzu, ubone gushyiraho n'umuzamu. Ushobora gushyiraho umuzamu akarinda inyuma umujura yibereye mu nzu, kandi ibyo ari bwiba akabicishaho umuzamu atari. Banza wirukana umujura uri muri wowe winjiye mu nzu kera. Kuko buriya Bibiliya niyo mpamvu itubwira ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, ngo kuko iby'ubugingo byose ariho biva. Banza urinde umutima wawe Satani ye kugukoreramo. Numara kuba komatana n'Imana ikakwishimira, umenye ngo uburinzi bwayo ni guaranteed, urabufite, sibyo? Hanyuma icya kabiri, wambara intwaro zawe neza. Hariya mu Befeso ibice 6 ndazibabwira mu mutwe kuko nibwo muri buzumve neza. Nimujya gusoma baratubwira ngo mwambare intwaro zose z'Imana. Abefeso ibice 6 kuva ku murongo w'10, ngo kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe ku munsi mubi, sibyo? Ngo mwambara agakiza kaba ingofero. Umuntu uzarwana urugamba agomba kuba ari sûr, kuko agakiza gatwikira ibitekerezo byawe, ukabuzi neza icyo Imana ikuvugaho, ukabuzi neza ibyo Imana yagusezeranije, ukabuzi uriwe muri Kristo Yesu, ukabuzi ibyo Imana yagukozemo, ukagira assurance yuko ushobora guhagarara udatsinzwe. Kuko iyo Satani atangiye kubwira ngo wari imineke, uramubwira ngo Satani ibyo twarabibabariwe,
twe tugendera mu mbaraga za Yesu, ntabwo tugendera mu mbaraga zacu. Amaraso ya Yesu atwezaho ibyaha byose, agakiza kacu ni imbaraga. Ngo mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Gukiranuka kuki bagishyira mu cyuma gikingira igituza? Ni ukuvuga ngo iyo ugenda ukiranuka umutima wawe, kuko abagira iki n'abandi bemeraga yuko umutima, igituza aricyo kiba mu mutima, ariko n'ubundi ni hubo. Iyo bavuga ngo mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, bikubwira ngo mu mutima wawe he kubamo ibikurega. Gukiranuka bituma tugira umutima utaducira urubanza. Bavuga bati ibi nibuka, bavuga ngo ibyo ntibindeba kuko ngiye byo simbijyamo, ndakiranuka. Amen. Ngo mukenyere ukuri nk'umukandara, ugendere mu kuri. Ibintu byo kugenda mayoka ucangacanganya, uviringa, utendeka, hano batendeka cyane cyane bashiki bacu bariya cyangwa abana bacu, bitewe n'uko mungana. Satani akoreramo, ariko singiye gutanga ingero zirambuye kuri icyo ngicyo, ubwo nuko hari ibintu byinshi mba nibutse. Abantu bagenda mayoka, jya ugenda duruwa, ugendere mu kuri. Amen. Hanyuma intwaro ya 4, ngo mukwete inkweto, ari wo mwete wo gutwara ubutumwa bwiza. Namaze igihe kirekire nibaza, ariko kuki inkweto, kuki gutwara ubutumwa bwiza, umwete wo gutwara ubutumwa bwiza bushyira mu ntwaro zo kwirinda? Nza gusanga burya iyo ufite umwete w'ubwami bw'Imana, nta mwanya ubona wo gutera ibiraka kwa Satani. Iyo ufite umwete wo gukorera Imana, nta mwanya ubona w'ibiraka kwa Satani. Kubera iki? Reka mbahe nk'urugero. Jewe maze imyaka 41 mu gakiza kandi mbwiriza ubutumwa, ariko n'ubu ndabizi neza hari ikigero ntarageraho, ndacyasengera amavuta asumba yo ndimo ubu ngubu. Rero hari expression yaje nyine y'amavuta, ndimo ndasengera amavuta asumba ayo nagendeyemo iyi myaka yose. None nicare nsengera amavuta, nindangiza njye kuryama ku bibero rya Dalila n'udukeya nari mfite atuvaneho? Ntibikabe. Iyo utumbiriye kunguka amavuta yo mu mwuka, nta mwanya ubona wo kujya kujarajara kwa Satani. Haleluya. Ibi mugomba kubimenya. Impamvu abantu benshi baba mu byaha, nta mwete w'iby'Imana bagira. Nutagira umwete, reka ndirimbe ushobora kuhita nabyumvise, ntabwo muyizi, reka ne kuyitera. Ariko nenda kubabwira ngo umwete mu by'Imana nayo ni protection, kuko wowe wicaye uhugiye mu by'Imana, kandi iyo watangiye guhugira mu by'Imana nayo ihugira mu byawe. Iyo Imana uyihugiyeho nayo iguhugiraho. Irakoreka kuvuga ngo ariko uriya muntu ndamukunda, ngo abahugiye mu byanjye buri gihe barimo kuntekereza, buri gihe barimo kumvuga. Ariko uzarebe burya n'abana b'abantu niko bamera. Uzifite nka fiancé ukamwandikira ukamubwira ngo iteka ryose mba ndimo kugutekereza. Ako kajambo gafite aho gafata. Cyangwa iyo mubana n'umuntu akamara igihe kirekire ataguhamagara, akubwira ngo ariko ngo uracyantekereza. Ko dukunda ko badutekereza, n'Imana ikunda ko tuyitekereza, ukayihozaho umutima, ukagira umwete mu byayo, Imana ikakwishimira. Iyo ni protection, iyo ni intwaro. Indi rero ni ukwizera, ngo mutware ukwizera nk'ingabo, ngo ni uko muzazimisha imyambi yaka umuriro turaswa na wa mwanzi. Satani akarasa umwambi akamubwira ngo Satani ujye witonda, uzurasa, jyewe ndi umwana w'Imana. Reka inzara izakwica, nta mwana w'Imana uzicwa n'inzara. Ureka ibi bizakugira ngo tukamubwira ati ndarinzwe ndahagarikiwe. Kwizera kwacu niko tuzimisha imyambi yaka umuriro Satani aturasa, ni ingabo. Iyo rero umaze kwambara neza intwaro zawe zo kwirinda, icyo gihe wongeraho n'izindi ebyiri zo kurwanisha. Aravuga ngo mutware inkota y'umwuka, ariyo jambo ry'Imana.
umuntu ushaka kuzarwana urugamba akarutsinda no mu gusenga. Erega buryo dusenga dusengera ku masezerano dufite hano muri iri jambo. Mwami Yesu niwe watubwiye ngo niduhagarara turi babiri duhuje umutima icyo tuzasaba data wo mu ijuru azagikora. Kandi Mwami Yesu niwe watubwiye ngo niturambika ibiganza ku barwayi bazakira. Mwami Yesu niwe watubwiye ngo nitwirukana abadayimoni mu izina ryawe bazahunga. Mwami Yesu niwe watubwiye ngo nitubwiriza ubutumwa mu mbaraga z'umwuka abantu bazihana. Dushingira kuri iri jambo kuko niho dukura imbaraga zo kubwira na Satani. Haleluya. Kuko intwaro zawe ugomba kumenya uko zikoreshwa. Hanyuma bikarangira bakatubwira ngo kandi ngo musengeshe umwuka mu buryo bwose bwo gusenga. Hari intwaro ikora hafi yitwa ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ubu nshobora kubabwiriza uretse ko tekinoloji irakarama. Tekinoloji yaraje ubu ndimo ndababwira n'abari kure barimo gukurikira, ariko utashyizeho telefone ye cyangwa kompiyuta ye ntabwo ubutumwa buri bumugereho. Bikubwira ngo ijambo ry'Imana riba limite ku bashaka kuryumva, ariko iriya ntwaro yindi yitwa gusenga ushobora no kuba wanze kuryumva avuga nti sawa nzagusengera kugeza igihe umwuka azagukoraho, nkasenga mpaka. Sinjya mbabwira wenda niyo mpamvu nkunda gusenga kandi nkaba narakijijwe nkahita nihuta. Uzi imyaka bamaze bansengera ngo gizwe bashyizemo imiyaga myinshi. Mukecuru umumama umwe nta nubwo yari n'umukecuru uko nkunda kubwita umukecuru kandi yari umumama, nta nubwo yari n'umukuru, yari afite nk'imyaka muri za 40 tumenyana. Nakundaga nagiraga amashagaga nkiri muto, hanyuma nuzura n'umukobwa we rero wa mupanekoti utega igitambaro kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru. Kandi we akagira ubuntu bwinshi, yari umuntu ukunda gucumbikira abantu. Nkajyayo kenshi nkasanga yari abarokore, abavaga imihanda yose niho banyuraga, yari nka transit. Hanyuma abagisha impaka. Nakundaga kujya impaka ibintu by'Imana, abagisha impaka ni ibintu byo kuvuga ngo murakizwa, nta muntu ukizwa ubaho. Niba natwe twe turaba katolike dukora ibyaha tukajya kwa padiri akaduha penitensiya, naho mwebwe murabeshya ngo mukizwa iki, ubwo tukajya impaka. Noneho uwo mukecuru uwo mumama nako ne kumwita umukecuru yari umumama, uwo mumama akajya abwira umukobwa atari ko uriya muhungu mwuzurira iki koko, yanga gakiza. Ntabwo nangaga Imana, nari umugatolika mwiza ukunda Imana, kunda na misa n'ibindi byose by'idini, ariko iby'agakiza no numvaga ari ibinyoma by'abaporoso. Noneho rimwe nsanga y'umugabo yari yavuye muri Kongo, arandeba, umusaza n'undi acyamwibuka, arandeba gutya, ndakomeza ndisiranga ngo yosha ngo nakurebye uvuga ngo urimo umukozi w'Imana. Abwira uwo mumama ngo urareba uyu muhungu ngo ntagutere ikibazo, ngo icya mbere ngo ntabwo ari umukwe wawe, ngo ariko Imana yamuzanye hano ngo umusengere kandi azavamo umukozi w'Imana, ngo ugomba kumusengera kugeza igihe azakizwa akavamo umukozi w'Imana. Umumama arasenze, hari muri 78 irangira afashe ubusa, 79 afata ubusa, 80 akama ikimasa, 81 afata ubusa, 82 nothing, 83 inkuba irakubita. Ariko urumva amasengesho yagiyemo giye kugira ngo nkizwe. Ubu giye ndashinganye imyaka ingana gutyo bansengera. Jewe nagiye kuzamuka nzamuka nk'ibombi turite boom. Nasomye Bibiliya mu mezi 6 nyirangiza inshuro 3. Mba nakiriye Yesu nk'umucunguzi n'umwami, ntangira kubwiriza. Jewe abantu bambonye mbwiriza ubutumwa, ntangira gusenga. Najyaga mfata taxi nkajya mu Ruhengeri kuko nabagira Rulindo, nkajya mu Ruhengeri mbwiriza abantu muri taxi, nkagaruka i Kigali haza gufata indi nkatahira Rulindo. Avuga uyu munsi akuyu munsi ndagakoze tu. Numvaga mfite ishyaka ryo kubwiriza ubutumwa, numvaga mfite ishyaka ryo ko abantu bakizwa, kandi ubu ntiravamo. Nubwo ndi umusaza ndasaba imbaraga zirenzeho. Ntabwo ngiye nzasaza nk'ingoroje y'icupa. Icupa niryo risaza ntibongere kurisubiza mu ikaziye bakarishyira ahantu ngo ryarabaye ingoroje. Ntabwo nzasaza nk'ingoroje. Niyo naza igihe nzaba nyihumeka n'abazaza kunsura narabaye agasaza nsigaye nicaye mu ntebe,
nasabye Yesu ndamubwira ngo uzambabarira ikintu kimwe, niyo nakwibagirwa amazina y'abantu ariko sinzibagirwe Bibiliya, nawe sinzakwibagirwa. Uzaza wese njye mubwira ngo mbesha Manuel uracyari kumwe na Yesu. Nigeze gusura Mpyisi mbere y'uko apfa, nsanga umusaza aricaye yifubitse akantu kamushyushya, yicaye ku ntebe arambwira ati yewe ni ati ubu ndimo ndahishurirwa, ati ndicara hano, ati sinkibasha kugenda ariko ndahishurirwa nkandika. Uzi umusaza w'imyaka 102 wicara arimo kwandika, arimo guhishurirwa. Navuze nanjye nzapfa mpishurirwa tu, gihishurirwa. Haleluya. Kuko izi ntwaro zose iyo umaze kuzambara neza barakubwira ngo noneho haguruka uhangane na Satani, ukubita Satani azaguhunga. Dufite isezerano. Reka ndangirize kuri aya magambo tuyasome hanyuma dusenge dusoze. Abakorinto ba 2 ibice 10 baratubwira ngo kuko intwaro zacu atari iz'abantu. Ziriya ntwaro zacu zirakomeye. Ibyo ngiye kuvuga hanyuma dusoze. Ngo kuko intwaro zacu atari iz'abantu ahubwo ku Mana zigira imbaraga. Reka ne kuyavuga mu mutwe nubwo nyazi, reka tuyasome ko ndashaka kurangiriza aho ngaho. Umurongo wa 4 oya reka mbere kuri 3 nibwo ivugika neza. Nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu, haleluya, tugenda dufite umubiri w'umuntu, nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Dukubita hasi mpaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana, dufata mpira ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo, kandi twiteguye guhora kutumvira kose ubwo kumvira kwanyu kuzasohora. Ubwo muzaba mumaze gukura mu kumvira Imana, twiteguye gukubita hasi ibihome byose, twiteguye gucyaha amadayimoni akagenda, twiteguye guhagarara tudatsinzwe. Haleluya. Kandi ubutware Yesu yarabuduhaye, aratubwira ngo mugende, ngo abanyizera bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, ngo bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Dufite amasezerano akomeye cyane, ariko abantu benshi Satani aricara akabakubita. Kuki Satani agukubita? Uzi impamvu? Nuko wamuretsa kugira imbata. Ufite ibintu Satani yakubatsemo byakubasa, utarirukana uwo mujura uri muri wowe. Hari abantu benshi bafite umujura w'ubusambanyi, kakubwira ati jewe yanze kuvamo ate, ahubwo uramukunda. Hari abajura b'inyamibwa, ugasanga uyu mujura rwose wamubwira turiya mujura atari kugiye yarananiye, yanze kugenda ate, uzamwicisha inzara urebe ko atagenda. Umujura uramugaburira warangiza ngo yanze kugenda, yagenda ate kandi umugaburira? Urimo urareba porno agahaga, urimo ibitekerezo byawe naho bihora ngo ubusambanyi bwanze kugenda, bwagenda bute kandi ubugaburira? Umujura arya iwawe warangiza ngo uzamwirukanire. Abagabo benshi uretse ko n'abagore basigaye baragiyemo, murareba porno buri joro, hanyuma warangiza ngo ubusambanyi bwanze kukuva, buzakuvaho bute kandi ubugaburira? Icyo ugaburira cyose kirakura, uzamwicisha inzara urebe ko atagenda. Byoroshye gutyo. Umujura wese numwicisha inzara akabura ibyo arya iwawe azagenda. Niba ufite umwuka w'ubusambanyi, icya mbere uzabanza ureke kureba porno. Icya kabiri uzareke gutekereza ibitekerezo by'ubusambanyi. Icya gatatu niba uri umugabo uzamara igihe waririnze kujya gusura abakobwa, none abasura ntimuzicarane mwenyine ahantu hakinze. Byoroshye gutyo. Mu gihe gitoya umujura azaba yishwe n'inzara yagiye, ariko wongeremo kwegera Yesu. Hari abantu bakeneshejwe na betting. Naganiraga n'umuntu ejo bundi, ambwira counseling burya mpura n'abantu benshi, ambwira ati kabisa jewe ubukene, ndabona betting yarakunaniye. Ati
betting. Reka nkwereke iki kintu cya mbere. Icya mbere guhera uno munsi nubona amafaranga ari ukubetinga kuri telefone, na kuko nabyo basigaye babikora, kubera ngo kanda akanimero, akanda akanyenyeri kaciye ibintu. Ariko utunyenyeri duto turimo guca ibintu. Namubwiye nti nuna betinga ukabona ibihumbi 10, uzihe principe, ujye ugura token z'igihumbi, ibindi 9 bishyire muri bank. Niba urugo uzaba urimo kuvoma. Ese ubetinze ngo ningura token nyinshi bure ndabona amashanse ngo yo kuganya menshi. Umujura yinjiye kera, uramugaburira buri munsi, warangiza ngo betting yarakunaniye. Ikunanira ite? Wabuze self control, nayo nimbuto y'umwuka. Kwikontorora, kwigenga. Eragara abajura benshi buriya bari abantu ngo barwara depression, ngo agahinda gasaze. Uzawurwara n'iki kurwara agahinda gasaze? Amaso yawe yaratumbirije ibibazo, ntuyatumbirize Imana ifite ibisubizo by'ibibazo. Umujura yarinjiye yicaye muri wowe. Niba ushaka kwirukana uwo mujura, kura amaso kuri ibyo bibazo, utumbire Yesu ufite igisubizo cy'ibibazo. Uzareko mu mwanya muto bizaba bitarangiye. Burya aho ureba hagena aho urangiriza. Nuhaguruka i Kigali ugafata umuhanda w'i Rwamagana, ntabwo uzisanga i Muhanga. Ibyo utumbiriye nibyo ubona, ibyo uhozaho umutima nibyo usarura. Ariko umunsi uzafata icyemezo ukabivamo, Imana izagufasha. Hanyuma ikindi gisigaye, aho muzasanga amadayimoni. Reka ndangirize ku mvugo y'urugamba. Rero hambere abantu benshi bahenda Satani, ngo rwose Satani turakubwira ngo va muri uyu muntu. Wewe wavuga gutyo n'imbwa igahunga. Iyo wirukana Satani, shyiramo authority yawe. Muzareba ahantu bavuga iyo Yesu wirukanaga amadayimoni baravuga ngo acyaha dayimoni. Wese urimo gucyaha uravuga ngo mbabarira ugende. Uracyaha, ukamubwira ngo Satani aha si wawe, va muri uyu muntu mu izina rya Yesu. Haruga wanza akakureba akavuga ngo noneho ndasuzugurize ko n'umwana w'umukobwa asigaye anyirukana. Umwana w'umukobwa wuzuye umwuka atunga urutoki umudayimoni akamubwira ati vamo, akavamo. Kera tugitangira kuvuga ubutumwa mu muryango witwa AAA, twari dufite umukobwa umwe yari atararongorwa. Yari umukobwa w'isasu witwa Grace. Bwa mbere nabonye umukobwa yirukana umudayimoni, ndavuga ati kabisa this is good. Aragenda imbere y'umwana dayimoni mu izina rya Yesu. Afite n'ukuntu avuga nyine we, ariko washyiramo n'imbaraga, n'umuvuga butumwa kabisa cyane. Ariko ubu ngubu arakuze muri za 60 na urumva ni kera tugitangira muri za 90. Dayimoni mu izina rya Yesu. Ndabona umukobwa mbona dayimoni ivuye, kuko dayimoni ntabwo isuzugura umuntu kubera uri we, igusuzugura kubera ko nawe uba wisuzuguye. Iyo uhagaze imbere y'umuntu urimo dayimoni, nayo irakureba. Burya n'imbwa ishobora kukureba ikakurya, akaba n'undi ireba ikazunguza umurizo ikagenda. Kuko iyo uhagaze hamwe ntukura ibirenge, imbwa izayiruka yabona udakuye ibirenge, ikaza yagera mu metero imwe, ukabona ijunguje umurizo igasubirayo. N'intare iyo wahagaze hamwe ushinze amaguru, kereka yaraye ubusa, iraguhunga. Rero icyo nenda kubabwira, nuhagarara imbere y'umudayimoni ujye uvuga ngo rero Satani, ubu nje mu izina rya Yesu, ntabwo nje mu izina ryanjye. Ubanze urebe ko intwaro zawe, urebe ko nta mujura ukurimo, kuko aho niho azahera gukubita. Avuga ati nawe uraje, ahubwo ngwino nawe bongereho. Ariko nuhagarara neza ubizi neza ko wabigenzuye, witwikiriza amaraso ya Yesu, hanyuma agakiza rwose ubuga afite neza, ukiranuka ubanze wigenzure, ugendere mu nurangiza ubwira Satani ngo mu butware twahawe n'umwami wacu uvamo. Ngo acyaha dayimoni. Yesu ntabwo yahendahendaga amadayimoni, yarayacyahaga, yarayirukanaga. Rero hano yavuze ngo uturinde umubi, sibyo? Kandi ikintu cyiza niho nshoreje, wenda ibindi byose mubyibagirwe mutahana kangaga. Kera jewe sinigeze ndwana ubuzima bwanjye, nta muntu nibuka twarwanye. Oya, mwarwanaga sinarindi munakubaganaga ibindi, ariko kurwana ntibyabagamo. Ariko habagaho abana bakunda kurwana, bigeze no kunkubita, umwagarikiye undi arankubita. Kuko sinakunda kurwana, bari bazi ko ntarwana, bari nyihererana barankubita, ariko ntabwo narwanye nawe. Ariko mukuru we yaramuhagarikiye, kananga urugero. Na nyuma yaho baje kubintera hamwe bombi, naravuze nti mwatangiye kera mwo kanyagwamo.
buriya umwana yarahagararaga agahagararira undi w'intege nke agakubita undi. Natwe Yesu aguhagarara inyuma gawe ati uriya mudayimoni n'ubu uri hamwe nanjye nakureba arambona, noneho ugakubita dayimoni kuko Yesu aguhagaze inyuma aguhagarikiye. Grand frère agakubwira ati nakubwiye ngo genda unkubitira ariya madayimoni, genda aguhagarikira wowe yakubite. Niyo mpamvu Bibiliya iratubwira ngo murwanye Satani azabahunga, ariko burya impamvu tumurwanya akaduhunga nuko Yesu aba aduhagaze inyuma. Nimureba muri ziriya ntwaro zose twasomye nta nimwe ikingira ibitugu. Abantu benshi bakunze kwigisha ngo impamvu nta ntwaro ikingira ibitugu ngo nuko tutagomba guhunga. Naje kubibona ahubwo impamvu nta ntwaro ikingira ibitugu nuko Yesu ari ubahagaze. Wowe gusa ujya uhagarara Yesu ibitugu uvuge ngo Yesu iby'imbere ndabyirebera, ibyo mu bitugu birebe. Niyo mpamvu burya ari byiza kugendana na Yesu. Na biriya byose twasomye iyo uzigendana na Yesu usanga abantu benshi muhangayitse ngo hari abantu bamvuga nabi. Ibyo ujye ubiharira Yesu. Ibyo wakora inyuma yawe arabikurebera. Jya ureba ibiri imbere, iby'inyuma arabikurebera. Ngo hari abantu bagutega amarozi nijoro usinziriye, ibyo wowe jya uryamusinzire. Iby'inyoni n'ubucurama n'imiserebanya bashyira imbere y'umuryango, ibyo Yesu azabikurebera. Ariko wibuke ikintu kimwe, nugendana nawe nibwo uzanesha. Kumva umuntu warayasenze avuga ngo baraye bamuteza agacurama ubwirwa n'iki ko atari igihunyira cyakataye? Fata papiyeri nuko utwara agacurama ujugunye mu mwobo, ahasigaye usenga Imana wikomereze uve mu bwoba. Rero iyo duhagararanye na Yesu tunesha ingamba zose, kuko yaranesheje arangira atubwira ngo namwe nimujye imbere mugende munesha kuko turi kumwe. Imana ibaho umugisha. Hanyuma nimusenga mubyibuke, nujya kuryama nijoro urugo rwawe ujye usaba Imana wibwire ngo Mana uru rugo rwanjye rutwikiriza igicu cy'umwuka. Igicu cy'umwuka, mwibuka Abayisiraheli bari mu ngando yabo, igicu cy'Uwiteka cyagendanaga nabo. Noneho Balamu araza aje kubavuma, arahagarara bitegereza abona igicu. Abwira Baraki, turabizi Baraki, ntabwo ntutinyuke, ntupime ahari kiriya gicu, nutera umuvumo uragaruka hano, kuko kiriya gicu cyihishemo Imana. Jya uhamagara igicu cy'umwuka gitwikire urugo rwawe, kuko iyo umwuka amanutse azana na isikoti z'abamarayika. Nugenda mu nzira uhamagara igicu cy'umwuka kigutwikira aho ugenda. Hari abantu babwira ngo ugiye ngo nditwikiriza amaraso ya Yesu, nkavuga nti amaraso ya Yesu ntabwo amaraso ya Yesu ashinzwe protection, ashinzwe purification. Ariko iyo amaraso ya Yesu akuriho ukagendana na Yesu by'ukuri, Imana iravuga ngo uriya niho yagarukiye, reka muhe protection kuko n'umwana wanjye. Ariko gendana n'igicu cy'umwuka, kuko kiriya gicu cyagendanaga n'Abayisiraheli n'iki Imana yabaga yicayemo. Kandi Yesu yaratubwiye ngo nzabashyiraho ikimenyetso cy'umwuka, ngo yadushyizeho ikimenyetso ari cyo mwuka wera, ngo ni nayo ingwate y'ibyo tuzaragwa byose. Jya ugendera muri icyo gicu. Nzabikibigisha undi munsi. Kiriya gicu ndagikunda, kuko iyo kigutwikiriye ukavuga ngo mwuka wera, ujye umpa kumva biciye mu gicu. Wumva n'ibyo abantu batakubwiye, ukabona n'ibyo abantu batakweretse, ukamenya n'ibyo abantu batakwigishije. Ibyo nabyigishijwe na Paulo mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto mu gice cya 2, ngo iby'amatwi atigeze yumva, iby'amaso y'umuntu atigeze abona, iby'umutima w'umuntu utigeze utekereza, ngo iby'Imana yabibikiye abayikunda. Dusenge Imana. Ariko reka amazi y'ubugingo antembemo, reka mwuka wera bari uganza mu bingora bikambuza mahoro, imitwaro yanjye ndayimukoreye Yesu, 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 Yesu,
utyo bibwire data. Data wera, data, data, hamagara umwuka wera, mwuka wera, mwuka, turagushimye mwamana yacu, ni umunezero wacu iteka ryose kureba abatubanjirije, tukareba ba Mose, tukareba ba Isirayeli bagenda mu butayu, tukareba ba Eliya, tukareba ba Elisa, tukareba abami ba Isirayeli, tukareba abigishwa bawe, tukibuka yuko uri Imana iturinda. Uri Imana yarinze abayisirayeli bagenda mu butayu, ntibicwa n'inyota. Urwana n'abamareki, urwana n'andi moko yose yabarwanyaga, urababatsindira. Uri Imana yabanye na Mose, umurinda Farawo n'inkota ye. Uri Imana yabanye na Mose, uramurengera abayisirayeli bamuhagurukiye. Uri Imana yabanye na Eliya, bohereje abantu bo kumufata. Uri Imana yabanye na Elisa, ingabo z'Abasiriya zamugose. Uri Imana yabanye na Dawidi, Sawuli arimo kumuhiga. Uri Imana yabanye na Petero, Herode yamwibikiye ngo azamwica. Uri Imana yabanye na ba Pawulo, babashyize muri gereza bakuramo. Uri Imana, uri Imana, ntabwo twarondora uburinzi bwawe. None uyu munsi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, ndasenze ngo aba bantu bose ubahe umwuka w'ubwenge, ubahe umwuka wo guhishurirwa, ngo bakumenye, ngo bamenye n'uburinzi bwawe, bamenye n'imbaraga zibonekera muri wowe, imbaraga zirenze akagero, izuha twebwe abakwizeye. Kandi buri munsi baba bari maso, baba basinziriye, baba bagiye kuryama, baba babyutse, ubigishe, ubigishe, ubigishe gusenga ririya sengesho ngo uturinde umubi. Mwami, kuko urabizi neza Satani ngo agenda yivuga nk'intare ishaka ko yaconshomera, n'amadayimoni ye yose abarekereje. Ariko uyu munsi turasenze ngo utwigishe kugenda dufite confidence y'abana b'Imana, utwigishe kugenda twambaye intwaro zacu, utwigishe kugenda ntacyo tubitse muri twebwe ngo Satani atugiremo agapfunyika ashobora kwinjiriramo. Utwigishe kugenda tugutumbiriye, tudatumbiriye ibibazo. Utwigishe kugenda tunesha, turwana tunesha, twambaye intwaro z'iburyo n'iz'ibumoso, twambaye intwaro zikingira igituza. Mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, ndasengera umuntu wese uri aha ngaha ngo umuhe gusobanukirwa, umuhe kubyumva, umuhe kubimenya, umuhe kubigenderamo. Kandi buri muntu wese azabone yuko natangira gusenga atyo, natangira kugendana nawe, uzaduhagarikira, uzaduhagarikira, dukubite Satani ahunge. Uzaduhagarikira mu bibazo kuko twakugize inkoramutima zacu, uzaduhagurukira tugeze mu bitugoye, uzatugira inama. Mwami, turasenze ngo udufashe gusobanukirwa neza icyo ushaka kutubwira. Buri muntu wese umufashe, buri muntu wese umusobanurire, buri muntu wese umwihishurire, kandi imbaraga zawe zikorere muri twese uko tungana, twaba tugenda mu nzira, twaba turi mu ngo zacu, twaba turi mu kazi, aho tugiye hose. Iyo presence yawe ijye igendana natwe, kandi uzatubona wese icyubahiro cyawe kitubeho, kugira ngo uzatubona wese amenye ko tugendana nawe. Nka kwa kundi abigishwa bawe abafarisayo n'abanditsi ngo baribajije ngo bari abantu ngo buriya butware babukuye he, ngo ziriya mbaraga bazikuye he, ngo bibuka ko babanaga nawe. Ariko nta nubwo wari wabaretse, ahubwo wari ukiri hamwe nabo, ahubwo wari uri muri bo kubw'umwuka wawe wera. Natwe turasenze uyu munsi ngo tugenzereze utyo, uduhe kubisobanukirwa, uduhe kubimenya, uduhe kubigenderamo. Nidusenga ibitangaza bikoreke, nitwirukana abadayimoni bajye batuva imbere. Nidusenga Mwami ibintu bijye bikoreka, abantu bahinduke. Nitwigisha abantu bahinduke. Icyo dukoze cyose imbaraga zawe zikorere muri twe. Wumve gusenga dusenge aha ngaha. Komeza ubane natwe, komeza utwigishe, komeza udusobanurire. Izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze muri twe, ubwoko bwawe tunezerwe. Ko ni mu izina ryawe dusaba Mwami wacu Yesu Kristo, amen. Reka twongere tumushimire.